Gushaka kwawe gukorwe hose Nyagasani, igeno ryawe niryo nizeye, amahoro mfite ubu arahungabana, iyi si ikadutanya n'abacu, ugushaka kwawe gukorwe hose Nyagasani, igeno ryawe niryo nizeye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Mutagatifu usanganye imitima yakwemera ukunde, wohereze roho wawe, byose bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe Mana myashaka kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ubwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntuzukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe, amina. Kira mutasamwe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire ku izina amina. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo nk'uko mubimenyereye. Muri aka kanya nyemerera dushimira Imana kuba tugihumeka. Ni benshi cyane batambutse tutarushaga ubwiza cyangwa gukiranuka, ni benshi cyane bavuye muri ubu buzima. Twebwe kuba tukiriho si uko turi intungane, si nuko turi beza imbere y'Imana, ahubwo ni kubw'impuhwe n'urukundo byayo. Nyemerera muri aka kanya rero tubashe kuzirikana ku buzima bwacu. Ubuzima buragoye, ubuzima duhura na byinshi, ubuzima dushukwa na byinshi, ariko aka kanya ndagusabye gutekereze ku maherezo yawe. Uyu mwanya ndagusabye ngutekereze, ese ejo bizaba bimeze gute? Ese nimba kuri iyi si nzerekeza hehe? Fata umwanya byibuze nk'iminota 5 witekerezeho, utekereze aho uri aka kanya, utekereze ubuzima urimo aka kanya. Ahasigaye numara kubitekerezaho, wibaze ngo ese nageze kuri iyi si gute? Wibaze ngo ese nzayivaho gute? Numara kwibaza gutyo, ufate n'umwanya wo kureba ibitagenda neza mu buzima bwawe, ufate umwanya wo kureba neza ibyo ukora bidatunganye, ubashe kwicuza ibyaha. Ushobora kwicuza ibyaha uvuga uti Mana yanjye umbabarire, dore uyu munsi natutse mugenzi wanjye, uyu munsi nagiye mu nzira z'ubusambanyi, uyu munsi nagiye mu nzira zidatunganye, nashutswe na byinshi, nararikiye iby'isi, nakunze iby'isi nibagirwa izina ryawe Nyagasani. Ntabwo nibutse kuvuga izina ryawe uko bikwiye, bitewe n'ibyo wakoze, bitewe n'ibyo wabayemo, urabasha kubisubiramo. Noneho numara kubisubiramo, upfukame ubwira Imana uti Mana yanjye mbabarira, ntabwo nzongera. Uti Mana yanjye iyi nzira ntabwo nzayisubira. Uti Mana yanjye mpa imbabazi. Imana igira impuhwe, Imana igira imbabazi, uko bwije n'uko bukeye iba mu ruhande rwacu. Nyemerera rero wisuzume, nanjye nisuzume, noneho nitumara kwicuza, noneho rero dutakambira Imana yo mu ijuru, ibashe gutunganya roho zacu, ibashe gusukura roho zacu. Iminsi ya kera Roho Mutagatifu ntabwo yakoraga cyane. Imana yatumaga abahanuzi, Imana yatumaga abantu kujya kubwira bagenzi babo ati nimwihane ibyaha. Muribuka Yonasi uko byamugendekeye ubwo yahagurukaga akagenda, noneho agahunga ijwi ry'Imana, nkaho yakagiye i Ninivi agahitamo kurira ubwato kugira ngo acike ijwi ry'Imana. Nshuti muvandimwe, ijwi ry'Imana ntawe waricikira. Imana yo mu ijuru yagushatse ntabwo yakubura. Nyemerera umunsi nk'uyu nguyu, nyemerera isaha nk'iyi ngiyi,
ube imbere y'Imana. Muri iki gihe rero ntabwo Imana igituma abahanuzi, reka abo ngabo ntibakigezweho. Iki gihe ni Roho Mutagatifu. Numara kwihana ibyaha, numara kwicuza ibyo byose wabayemo, numara gutakambira Imana ukayiririra ukayibwira uti Imana mbabarira, noneho nguhaye ikaze mu mutima wanjye. Imana yo mu ijuru nayo irohereza Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu niwe ukuyobora, Roho Mutagatifu niwe ukwereka inzira yo kunyuramo, Roho Mutagatifu niwe ukwereka igitunganye ubasha kubahiriza. Kristo Yezu akuzwe. Ese Roho wowe umufata ute? Ese Roho Mutagatifu amaze iki mu buzima bwawe? Ese Roho Mutagatifu ubana nawe gute? Kristo Yezu akuzwe. Ntabwo waba uri umusinzi ngo umbwire ngo uri kumwe na Roho Mutagatifu. Reka. Iyo umuntu yasinze akagera ubwo yikubita hasi, Roho Mutagatifu nawe aba yagiye kare. Ubwo aba ari kumwe nande? Ibaze nanjye nibaze kandi ubone igisubizo gikwiye. Kristo Yezu akuzwe. Ntabwo waba uri mu busambanyi ngo umbwire ngo Roho Mutagatifu muri kumwe. Reka aba yagiye kare. Ntabwo waba uri gutuka mugenzi wawe ngo umbwire ngo Roho Mutagatifu muri kumwe. Niyo mpamvu isaha ya none ngiye Mukandengo Marie Clarisse ndi kugushishikariza kugira ngo ubashe kuba imbere y'Imana uko bikwiriye, ubashe kwihana ibyaha byawe, maze utabaze Roho Mutagatifu kugira ngo aze mu buzima bwawe. Utabaze Roho Mutagatifu kugira ngo akugende imbere, akugenderere. Utabaze Roho Mutagatifu kugira ngo akwereke inzira nziza ugomba kunyuramo. Nutabana neza na Roho Mutagatifu, nubwo abo bahanuzi baramuka baje imbere yawe, bazakubwira ariko buke Roho Mutagatifu ntawe ufite. Ubwo wo gutegereza ngo bazambwira ngo dore imbere yanjye ngo hari ibi, ngo dore ngo imbere yanjye ngo bimeze gutya, ibyo ntabwo bikiriho kuri iki gihe. Ikintu kigezweho ni ukubana na Roho Mutagatifu. Aho bakubwiye ngo aha hari Imana, hirinde we kwerekezayo. Aho bakubwiye ngo aha hari Yezu, hirinde we kwerekezayo. Ahubwo ubanze ubaze Roho Mutagatifu wahawe ngo ese nerekeze iyihe nzira? Ese ngendane nawe gute? Ese mbashe kujya hariya koko uko bikwiye? Nta kabuza Roho Mutagatifu azakubwira. Uzamubwirwa n'iki rero? Muri weho uzumva roho ebyiri ziri kurwana. Imwe izakubwira ngo erekezayo, indi izakubwira ngo we kwerekezayo. Ubwo ni ukuvuga ngo nawe ntabwo uri umwana utazi gusobanukirwa, uzagisha inama roho wawe, azakwereka inzira yo kunyuramo, azakwereka uburyo ki uzabasha gutandukanya izo roho ebyiri. Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo mukivugana. Mbere na mbere Imana nyir'ibiremwa yakoreshaga abahanuzi bayivugiraga. Muri iki gihe ni Roho Mutagatifu uvugurura byose bigahinduka bishya. Nihasingizwe Imana nyir'ibiremwa, hasingizwe umwana wayo byaremewemo. Nihasingizwe Roho Mutagatifu utuvugurura. Bikira Mariya utarasabanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.